Ndagukunda Kimanuka official twagiye. Amahoro y'Imana rero nshuti zacu, nshuti bakunzi ba Kimanuka official na Good Face. Mukomeze mugubwe neza rero aho muri hose, haba mu Rwanda, haba i Burundi, mbese ku mpande zose z'isi abadukurikiye mukomeze mugubwe neza. Karimu mukozi w'Imana. Turabasuje cyane nshuti bavandimwe, tubifurije amahoro y'Imana. Mwene so Jean Paul Kimanuka, umugabo Imana ihamagaye muri ibi bihe kuyivugira, byaba bimeze neza byaba bimeze nabi, imvura igwa izuba ryaka, Imana iraduhamagaye kandi turayishimira. Amen. Rero ndi Kimanuka Jean Paul, nkaba mfite umudamu n'abana bane. Nkunda kuvuga umuryango wanjye kuko hari benshi batari baniteze ko nzawugira, ariko ndashima Imana ko yampaye umuryango. Ndawukunda nawe urankunda. Yes. Imana ishimwe cyane. Nanjye nitwa Gatama David, ndi umupapa w'abakobwa n'abahungu. Imana rero yaduhaye umugisha. Oya nibanga ariko kuki abakozi b'Imana batinya kuvuga ingano y'abo Imana ibahaye, kandi Bibiliya ivuga ngo abana ni umwami uturuka ku ariko biriya wowe wabivuze ku giti cyawe, uravuga ngo ngewe nkunda kubivuga. Ariko rero basigewe nubwo nabivuze ku giti cyanjye, wenda we ntubivuge ku giti cyawe, bivuge ku ibuye ryawe. Ariko bivuge nanjye rero ntabwo ngira isoni zo kuvuga sibyo umuryango wanjye kuko uri mu byago. Njyewe rero mfite abana 5. Ndakurusha ariko mbyara n'impanga. Yewe ndi ncabade. Impanga narazifuje narazibuze. Ni ukuvuga Imana izaziguye wumva umunyenga kubyara impanga. Nukuri pe, gereka nkunda abana nubwo kwaba kushatura 6 icyarimwe. Na cerebral ntabwo narira. Shyiramo agatege rero uzababona, kandi iyo usabye Imana irakiguha. Oya nukuri Imana irabizi. Imana izaguha abana 6. Yewe intanga ndazikunda. Nayo nazibonye ariko nzikunze. Bana uzampa impanga. Kandi bakunzi rero ba Kimanuka official na Good Face, tugira umugisha kandi Imana ishimwe ko twese turi abagabo mu buryo busanzwe bw'umubiri no mu buryo bwo guhamya Kristo ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Turabasaba rero ko mwakanda subscribe. Umuntu wese ukigera kuri iyi link cyangwa ukibona ino link nakande subscribe. Kuki utambajije impamvu nitakumye nkaturitsa haleluya? Bivuge. Nuko nibutse ko ntari umugabo, Imana ikangira umugabo. Amen. Utari umugabo. Ni byiza kubyibuka kandi umuntu agashimira n'Imana. Ni iby'igiciro gikomeye. Erega nanjye byarutunguye. Ntabwo nzi ko nzaba umugabo. Abantu badukurikiranye baraza kuba babyumva. Hari abantu bari bafite amazina yo kutitwa abagabo. Ukuri. Kandi hari igihe umuntu abaho, ubundi kuba umugabo si ukugira igitsina. Yego. Abantu babyumve neza. Babyumve neza. Ahubwo kuba umugabo ni uguhindurirwa izina. Yes. Ariko ubundi tukiri aho ngaho, ubundi andi mazina Kimanuka n'iryo zina riri ku ndangamuntu. Oya. Hangana buzuye. Hangana, guhangana cyangwa se? Oya, kwangana. Kwangana. Ko numva mu bintu by'urwango bimeze gute? Wanyemereye tukaganira ibindi nkazabubona n'utaha. Uretseho gatoya, ubundi nta mazi asimbuka Kanogo. Hangana buzuye, ntabwo Yezu baza amateka y'iryo zina. Amazi asimbuka Kanogo. Reka tugasimbuka. Ntabwo bishoboka. Haleluya. Umva mubwishe. Hangana buzuye ni mwene Byabagaba Desire na Nyirabagaragaza Steria, ni umwana wa 2. Iri zina rya Hangana ni izina ry'amakimbirane hagati ya data na mukuru we. Yego. Abantu badukurikirana njya nkunda kubivuga kenshi, izina si ubwa mbere risobanuye. Kuva ubu ikinyejana turimo,
ni icya Ketia, Keto, Kennedy, Kesia, Kezia, Keso, ibintu utuntu nk'utu tuzina twiza ariko mbere gatoya y'1900 cyangwa no mu 1900 gutyo na za 1900 na za 100 gutyo muri iyo myaka amazina ya ba Ketia na ba Kesia na ba Kezia n'ibindi uranari kuva muri bibiri ariko mbere ya bibiri ni ba Mutabazi, ba Mutabaruka, ba Matabaro, bandi mu Rwango, bandi mu Banzi, ni Banderere, barimo Bazi, tubana Bazi, nturanye nabo, ngendana nabo, yego rero nangana buzuye iby'icyo gihe. Arya amazina bikwereka igihe abanyarwanda bari barimo bagiraga kwihimura urabyumva n'igihe umuntu aguhemukiye ariko ugashaka noneho kumwishyura ariko uburyo uzagubeka akantu azajya yibuka kakamushugira wakubitana n'umuntu mu rubori muri atewe nseka nabo umwana w'umunyarwanda nzaba ndora angana buzuye nyine n'umwana w'umunyarwanda cyakoze rero ndi angana buzuye wavutse kuri uwo mubyeyi ariko ashaka kubwira mukuru we kuko imyaka yabo yose yashatse kumwica Uwiteka arabyanga ashaka kumwica yego hanyuma rero birumvikana ariko ubundi tutanavuze na byinshi ubundi umuntu mutuzuye utagiranye ubumwe mwapiki ahubwo kano kazina kanjye ni keza yaba abanyarwanda bose bakitaga abana angana buzuye none ariko ni na ryiza ryazina none se ubundi reba umugabo n'umugore iyo bamarana kuko babaziranye umwana na mugenzi we bavukana iyo bamaranye bapfa ubuvandimwe inshuti yawe mukundana iyo mumaranye mupfa ibyo muziranyeho rero angana rwose ni keza cyane ariko rero twagiye muri byinshi ariko byose birasa kandi David niba ndashaka rimwe kuzagufatira umwanya nkagusengera mbona uri umunebwe wo gusenga kandi icyo gihe nzakoresha ijambo ariko ubundi iyo ukubitanye n'umuntu uhita usenga buri gihe ugomba gusenga utanasenga gusenga turasenga none se utihutiye gusenga akakwigisha gusengera shama uzajye mu rugo none se erega isengesho ritwicira imyaka kandi abantu ni ngombwa turasenga kuko tugiye no gusoma ijambo ry'Imana mu kandi gatana rureka mubwira abantu bagenda n'imyaka ahantu nashakaga kugusha umvaho hantu mvaho nashaka kugusha twahereye ku izina sibyo je ntabwo nduyi umubwirizabutumwa cyane ariko yo ndende mu ijambo muri Bibiliya rikamfasha ndimarana iminsi twahereye ku iryo zina rya Kimanuka nibaza niba turaje dusenge ntugire ikibazo ariko Kimanuka nigeze kuri gusobanuriraho iryo yarasobanuriye noneho hangana uretse gakeya twe tugiye guhita tugusha kuri cya gihe Yakobo afata marayika ariko uyu munyamakuru ashobora kuba adakunda gusenga arangije uretse turaje dusenge kugira ngo uze kubonaho uze kumva ngewe icyo nshaka kunsengera waretse nkagusenga icyo nshaka se reka genda umuvugabutumwa wowe uri umunyamakuru oya niba uri umunyamakuru no gusenga niba uri umuvugabutumwa ndeka nkora akazi kanjye nawe uraje usenge ikiganiro gishobora guhinduka igipagani kandi ntabwo gihinduka igipagani aka kanya buri wese agiye gukora umwuga we siko bimeze ngaho mbwira vuba kugira ngo uze kumva ndaribwa rero nta kibazo turasenga ni hano wabihagarika haleluya Yakobo afata marayika buretse gakeya nshaka kumpa umugisha kugira ngo umve topic ugiye gusengera siko bimeze yarawumuhaye ntiyawumuhaye Yakobo afata marayika yanga kumurekura nshaka kumpa umugisha yarawumuhaye ntiyawumuhaye ibyo bisaba ibintu birebire kuko yari yaribye umugisha aho bisaba kubanza gusobanura impamvu yashakaga undi mugisha
kandi yaribye umugisha Yesawu. noneho dore topic uko imeze, umugisha ni iki? Apotobora, yes, urakoze cyane. Ushaka mu yandi magambo ushaka kumpata ibibazo ngasobanura icyitwa umugisha icyo ari cyo. Umugisha reka manze senge nani iki gikombe ukifashe kindenge kuko kukinyweraho ni hatari. Haleluya. Nyakubahwa Imana nziza, uri rubasha kandi witwa ishobora byose. Amina. Ukwiriye gushimwa no guhimbazwa ibihe byose. Uri Kristo Mesiya. Haba icyubahiro rero. Tewe ubwanjye ndi umuntu, ariko wowe ukorana nanjye uri Imana. Nta buhanga, nta n'ubumenyi, nta bwenge birenze byatuma mbasha gusobanura iri jambo, ariko wowe Uwiteka ufite ibisubizo byose by'uburyo bwose. Ntabwo ibi ngibi bigatama mbaza akeneye kunguka ubwe wenyine, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo mwigisha agabane n'umwigishwa. Sobanuye ko nanjye nkeneye kunguka. Kugira ngo nunguke ni uko Uwiteka Mwuka wawe yakorana n'ibitekerezo byanjye, kugira ngo ari jyewe numbaza n'ukurikirana twese twunguke. Manitse ibiganza nk'utsinzwe ngo ntsindishirize, maze ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro bibi byawe none n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Icyo kibazo warumbajije, reka nsa n'umuntu wifashishije iri jambo ryo mu gitabo cy'Itangiriro 27, Itangiriro 27, usome umurongo wa mbere kugeza ngira ngo dusome n'imirongo 3 kugira ngo twifashishe neza ijambo. Haragira hati: Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. None ndakwinginze, enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Amen. Iri jambo ryitwa umugisha mu busobanuro, ntabwo ndi umuhanga ku byo ngiye kuvuga ngo mbe hari aho nize ibi bintu, ahubwo ndagenekerereza nk'uko ubwenge bwanjye bunyobora. Iyo umuntu mu Kinyarwanda hari icyo tujya twita amahirwe, ariko umugisha wenda kumera nk'amahirwe, ariko nanone si amahirwe. Yego. Kuko amahirwe yo ava ku ijambo ryitwa guhirwa. Mu yandi magambo ni ukubona ibirenze ibyo wateganyaga kubona, bikaba bije mu buryo utatekerezaga, utari witeguye, utanagizemo uruhare, ariko ukabibona. Yego. Iki kintu cyitwa amahirwe. Iki nacyo cyitwa umugisha, ni ibyiza bigeretse ku bindi byiza, kuko nta mugisha mubi ujya ubaho. Ahubwo icyitwa umugisha ni ibintu byiza wakiriye cyangwa se usezeranijwe, nk'uko hano Imana yagiye ibisezeranya Aburahamu, nk'uko Imana yagiye ibisezeranya abantu bagiye batandukanye, ikavuga ngo nzaguha umugisha. Ndetse natwe uyu mwanya tuvugana, iyo dusenga kenshi, Imana ijya idusezeranya iki kintu cyitwa umugisha. Ariko iyo usezeranijwe umugisha,
iyo usezeranijwe ibyiza runaka uzabona birenze ku bindi byiza wowe ubona, bwa mbere ushobora kubona ibyiza wabikoreye wabigizemo uruhare, yego, ukabiharanira. Hakaba n'ibindi byiza uhabwa mu buryo utari witeze, ushobora guhabwa n'umuntu se bitewe n'uko wenda yakwikundiye cyangwa se abitewe n'indi mpamvu iyo ari yo yose, ariko akumva agomba kubigukorera bya byiza cyangwa akabiguha. yego, Bene iryo kusanirizo ry'ibyo byiza Imana ikuvugaho cyangwa se umuntu runaka abonye ko yagukorera, iyo mbundo yabyo niyo twakwita umugisha. Urumva neza neza irajya gusa na cya kintu cyitwa amahirwe, ariko tudashobora kwita amahirwe nanone, kuko hari umwe wigeze kuririmba aravuga ngo umugisha uravukanwa, aravuga ngo umugisha ngo ni nk'ingabire. Hari ahantu, kuko atari umusomyi wa Bibiliya, yabonye ko umugisha uvukanwa, inyamara ariko Bibiliya itwereka noneho Imana isezeranya iki? Umugisha. Bisobanuye ngo uyu muntu isezeranije umugisha ntiyawuvukanye, ahubwo ni ukuvuga ngo imusezeranije ibyiza, nubwo icyerekezo cye no mu bitekerezo bye, vision ye no mu nzozi ze nta byiza yatekerezaga, cyangwa akaba anabitekereza ariko akabona atabigeraho, noneho Imana irahindukigize gute? Irabimusezeranije. Ahubwo ndashaka kuvuga kuri iri jambo nari nsomye aha ngaha, nshaka kwerekana ko nubwo umugisha Imana iwusezeranya Gatama, ariko Gatama afite inshingano zo gukora kugira ngo azabone uyu mugisha. Ari nayo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo nzaguha umugisha, ariko icyitonderwa, va ujye. Iri jambo ryitwa kuva ukajya ni igikorwa gituma Aburahamu yakira wa mugisha yasezeranijwe n'Imana. Ari nayo mpamvu hano dusomye 27 kuva 1 kugera 3 mu itangiriro, Isaka yabwiye Esawu akamubwira ngo mwana wanjye, ndashaka yuko ujya mu ishyamba. Urumva iri jambo ryose ryitwa umugisha bigusaba kuva aho wari uri ukimuka ukagera ujya. Ni pratique. Rero abantu bazadukurikirana bizabafasha gutandukanya ibyo abantu birirwa bavuga ku minwa yabo ngo Imana iguhaye umugisha, cyangwa mu byo abantu birirwa bavuga ngo akira umugisha, cyangwa se ngo Imana ngo iguhe umugisha. Bijya bintu abazadukurikirana babyumve, ni ugupfa kuvuga kuko batabisobanukiwe, ariko ubaye ubisobanukiwe wafata ururimi kuri iri jambo rivuga ngo ngo akira umugisha cyangwa ngo Imana iguhe umugisha, wakitonda. Exactement, ntabwo umugisha usabirwa ntusengerwa, ahubwo umugisha urakorerwa, utangirwa ibiguzi. Ni ukuvuga ngo bwa mbere kugira ngo wakire umugisha ni ukumva, kabiri ni ukumvira, gatatu ni ukwakira. Rero birashoboka ko wowe hari abantu badukurikirana, ibi bintu njya nkunda kubivuga ndi no mu nsengero bantumiye, ugasanga tuvuge n'urugero nk'ubu ngubu maze imyaka myinshi, kuva muri 1996 nkiri umwana, ndi umuririmbyi kandi mba mu nsengero. Kuva mu mwaka w'ibihumbi nibura 2003 ntangiye kuba ku rwego rwo kuririmba indirimbo yanjye ku giti cyanjye, ngatangira kuririmba nihandagaje ndi jyenyine cyangwa se ndi mu makorari, maze kubwirwa amagambo n'amamiliyoni y'abantu avuga ngo Imana iguhe umugisha. Ariko ibi bintu byose aba bantu bavuze
ntabwo nigeze mbibona. Impamvu ntabibonye nuko ibyo bagiye bagusabira. Yego. Nuko akenshi abantu tuyoborwa n'amarangamutima yacu bwite, ariko adahura n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Nkaba navuga ngo jyewe ngize amarangamutima kuri Gatanu. Ati Gatanu, ati ati icyama Imana, ati iyo nza kugira inka, ni urugero ruto nguhaye, ati mba nyiguhaye. Nibyo uyu muntu agaragaje yuko afite amarangamutima yo kwifuriza ibyiza Gatanu, kandi urwego yumvaga amarangamutima ye agarukiyeho, yumvaga yaguhina, ariko ntayo afite. Ariko se ko afite urukundo muri we rwo kukwifuriza ibyiza, nta n'imbeba afite? Nta n'imbeba, niba inka idahari. Yego. Niba inka idahari, abuze n'imbeba, abuze n'urukwavu. Mboneraho gutangariza abantu badukurikirana, ntabwo ari kenshi ko umuntu ukunze cyangwa wishimiye ntabwo wabura icyo umuha. Ariko tukiri aho ngaho gatoya, ntabwo nguca mu ijambo n'ubundi urakomeza. Nk'iyo umuntu abwiye undi yagenda byafinye yazi neza, ntabwo ndi kuyumva. ujya ukatinga kugira ngo umuntu azumve. None se reka stopinze gato. Tukiri aho ngaho ndi kugira wenda nkubaze cyangwa se mbariza abadukurikiye. Akenshi abantu ntibaba basabira abandi umugisha ariko adafite intego y'ikintu amusabiye. Turavuga ngo Imana ibe umugisha, kandi umugisha muri makeya ndumva nubwo umuntu aba abisabye mu buryo bwite bw'umwuka, ariko ni ikintu gifatika umuntu aba agusabiye. Akenshi abantu ntibasaba umugisha mu buryo buri aho ngaho gusa, atavuga ati wenda ngo Imana izaguha umugisha w'imodoka cyangwa w'ikintu runaka. Ndashaka kukubwira ngo gusabira umugisha umuntu no kumuhesha umugisha ni ibintu bibiri. Kuko ibigendanye no gusaba umugisha nta n'igihe tutawusaba. Nakubwiye ngo ibi jambo ryitwa gusabira umuntu umugisha akenshi ni umuyoboro w'amarangamutima ya muntu. Ariko kugusabira umugisha no kuwuhabwa ni ibintu bibiri. Iyo umuntu agusabiye umugisha ntibivuze kuwakira. Yego. Babyumvise? Ushaka kubimbwira nanjye nabigumana nko kubimbwiye nyine ubwo bikarangira. Kuko ibigendanye no kwakira umugisha ni intambwe. Gusabira umugisha ni umuyoboro w'amarangamutima, abantu babyumve. Yego. Kuko abadusabira umugisha benshi, ari ikintu wenda nari mvuze nko kuva muri 2003, reka nitangeho urugero. Ndi ku ijambo rivuga wenda abantu bavuga bati mpagaze mu biterane, abambwiye bati Imana iguha umugisha. Hari terime tujya tugira no mu kirokore noneho ivuga ati wenda tukanongera ati imbaraga n'amavuta n'indikiza akabonero n'amafaranga no kwaguka no mu ijuru bazakwakire. Atangiye no kugusabira gupfa. No mu ijuru iyo umuntu avuze ngo mu ijuru bazakwakire no kugusabira gupfa, none se kondi yo akaba atangiye ko no mu ijuru bazakwakire. Siko bya bintu bikaze ntaho bitangiye no kuvuga ngo uzagira iruhuko ridashira. Atangiye ko amarangamutima ayobora ibintu byinshi. Noneho kubivuga ashatse yaririmba heza mu ijuru tuzahurirayo. None gusa umuntu utangiye kuvuga ngo no mu ijuru bazakwakire, none se azi mfitanye gahunda n'Imana ryari yo kugerayo. Ko bajyaga babimbwira ubwo niba oya njyewe niyo mpamvu mubwira aho nkandagiye henshi ndababwira ngo nibishoboka ayo marangamutima yanyu niba bafashe wenda ntacyo mujye muvuga ngo Imana iguha umugisha gusa. Gusa nuko ari terime kenshi ikunda gukoreshwa mu kirokore, ariko ubundi ikintu cyitwa umugisha ni icyitonderwa. Nuramuka ucengeye mu bantu bagiye bakira ibirenze. Twibuke ko navuze ko umugisha ni byiza umuntu yakira
birenze ibyiza bindi yakagombye kubona. Reka nkoreshe ijambo ryumvikana, ni inyungu zirenze iz'umuntu yateganyaga kubona. Wabyumvise? Ariko umuntu ugusabiye ngo uzacuruze wunguke, n'urugero wenda tujya mu bucuruzi, ntabwo biba bisobanuye ko ari buze no kuguha za nyungu, ahubwo bigusaba nyine ko ucuruza hanyuma za nyungu. Reka nkwereke nk'urugero, hari abantu bajya bakora nk'ubucuruzi, ariko ugasanga aracuruza akabona amafaranga. Tuvuge n'urugero, wenda ugiye gucuruza ikintu kiguze miliyoni, inyungu yawe wenda ubwo uraranguye, inyungu yawe uyiteguraga yuko ari 200, miliyoni na 200, ariko mu kanya hakaza inkonkobotsi ati genda guha miliyoni 2. Amafaranga 800 yose arenzeho, ntabwo wari uyiteze, ndetse nta n'imbaraga washyizemo, si n'amasomo watanze adasanzwe kugira ngo aguhe za miliyoni 2. Ibyo bintu bije gutyo si n'ubwenge n'ubuhanga bwawe, ahubwo ni uko mu mugambi w'Imana ikeneye kuguteza imbere wenda mu buryo bwihuse. Ni urugero, ari nayo mpamvu nakubwira ngo nta muntu utanga umugisha, umugisha utangwa n'Imana. Ndetse umuntu ashobora, bitewe wenda na komunikasiyo y'ijuru. Ubwo ndamutse mvuze ko ntawatanga umugisha 100%, nabashatse kugaragaza ko na hariya Isaka yabwiye ko ari buze guhesha umugisha uriye, ariko urumva ni ukuwumuhesha, si ukuwumuha. Umugisha utangwa n'Imana, ariko umuntu yawuguhesha bitewe na komunikasiyo afitanye n'Imana. Ndumva harimo guhabwa umugisha no kuwuhesha. Tandukanye guhesha umugisha no kuwuhabwa. Yego? Sinzi niba icyo kintu muri muracyumva. Ntekereza ko umuntu ashobora kuza akakubwira ngo nguhaye umugisha. Oya, nta muntu utanga umugisha. Umuntu ahesha umugisha. Yego. Gute rero? Umuntu ahesha umugisha, ariko umuntu ntatanga umugisha, kuko ntaho ndabibona. Ikintu kuvuga ngo umuntu aguhaye amafaranga ntabwo ari ukuvuga ko aguhaye umugisha. Urimo urumva? Kubera ko umuntu uguhaye ikintu, ubundi burya mu busanzwe umuntu uguhaye ikintu nubwo aba ari we uba ubonye, ariko umugisha. Yego. None se umugisha ni ikintu gitembera, ntabwo nyine ari ikintu gifatika. Yego, umugisha uramuvinga, ariko bibaye ngombwa ko umugisha utamuvinga. Abantu bamwe bajya bawufata bakawikubira, abandi ntibazawubona. Uravuze uti umuntu aje akaguha amafaranga, ntabwo aguhaye umugisha. Yego. None se umugisha ni iki? Ni inka? Ni ndacyamubaza, wenda hari nk'agace numvisha, ariko nshaka kumenya noneho umugisha kugira ngo uze kuba ari umugisha ufatika, kugira amenye ko umugisha nawe ubonye. Ubundi nureba, urimo urambaza ikibazo nk'icyo wenda abantu tujya tugira akenshi mu buzima. Umuntu yabona amafaranga ati uyu munsi nabonye umugisha, ariko umugisha si ibifatika. Icyakoze ibifatika bishobora kuba ikimenyetso cy'uko wowe uri umunyamugisha. Nk'uko twizera Imana iriho ariko tutayireba, niko n'icyitwa umugisha ari ikintu kigenda mu buryo butagaragara ariko kigahamywa n'ibifatika. Noneho Yakobo yamenye ko yahawe umugisha. Yego. Umugisha amenye ko yahawe ni uwuhe? Uramfasha aho ngaho. Uravuga ngo Yakobo sindi bukubaze wenda nk'umuntu ubizi cyane. Hari undi muntu umeze nkanjye ariko ushaka kubimenya. Urambwira uti Yakobo yahawe umugisha. Umugisha yahawe ni uwuhe? Yakobo yahawe umugisha, ave nabivuze. None wese ku kintu wigeze kumbaza uvuga ngo Yakobo yasabye Imana. Nshaka kumenya katinga. Ko nijye uri kuvuga. JP Kimano. Njyewe ndakumva. Hari ukuntu byo umuntu burya abaza ikintu kugira ngo warumbaje ku cya Yakobo. Nambaje ku cya Yakobo. Yakobo arambwira uti yahawe umugisha. Noneho umugisha yahawe ni uwuhe? Yakobo ntabwo nakubwiye ko yahawe umugisha mbere yuko mubwira ko yibye umugisha. Ahubwo ku cyo wigeze kumbwira cya Yakobo, umbwira uti yakiranye na marayika.
atamusaba umugisha. Nakubwiye ngo iryo ni ijambo rinini bisaba yuko ubanza gusobanura abantu bakamenya ngo ese kuki yasabaga umugisha kandi hari uwo yibye Esawu. Akora akansobanurira. We ntabwo nagasobanura, ahubwo nugakenera numbaza ku bya Yakobo ndaza wenda abantu bakeneye gusobanukirwa kuki Yakobo yagiye gusaba umugisha marayika. Impamvu nari mubajije icyo kibazo waruvuze ngo umuntu aje kuguha amafaranga ntabwo ari umugisha. Oya, kiriya ni ikimenyetso cy'uko wowe uriho umugisha. Nakubwiye ngo umugisha ni ikitarebeshwa amaso, ariko ushobora gusobanura ngo umugisha ni ibyiza biri hejuru y'ibindi byiza, ni inyungu ziri hejuru y'izindi nyungu zirenze izo wari witeguye kwakira, zikujeho zigutunguye. Mu yandi magambo, kuko Imana ariyo itanga umugisha, wenda iwukuyoboyeho kubw'impamvu. Umuntu ashobora kujya muri comment akatwandikira ati wansabiye umugisha ntawe ndi mu mbona, kandi ugasanga wenda yabonye amafaranga, yabonye imodoka, ariko akavuga ngo wamugisha sinawubonye. Ubwo wamusubiza iki uwo muntu? Jewe nakomeje gusobanura ikintu kimwe, ndavuga ngo umuntu ashobora kugusabira umugisha yaba atewe n'amarangamutima ye, wenda bitewe n'uburyo akwiyumvamo. Icyo ni kimwe, akumva yifuje yuko hari ibyiza Imana yazagukora. Aho ndimo ndagana, aho nahumvishe. Ese umugisha ni ikintu kiri soft cyangwa se kiri hard? Kiri soft ni ikintu kiri kugenda mu kirere udashobora gufata n'intoki. Hard ni ikintu ushobora gufata nk'uko ufashe mikrofone. Ese birashoboka ko umugisha ushobora kuva muri soft nka kumwe tusabira umuntu ukaza ukajya mu biganza umuntu akawubona, cyangwa se